Pazo ari hano watumye Pazo wowe Godfather urabizi neza Godfather twabaga turi mu gikari ntabwo twari ubwo bushinyaguzi bwanyu ndabwanga Godfather when he comes with me ukanye ntuzajya ibiboro bizanamo ibintu by'imikino n'ibigutwika icyo gihe Godfather waje hano ibyo bintu wari ubirimo you participated a lot muri ibi biboro natinye social media bro urumva uwo Mukaritasi ntabwo ashaka kwemera Irene uraza kwemera ku ngufu uraza kwemera ko wankoshereje ku ngufu cyangwa urahomba byinshi abantu mwese mwibazaga ko Irene ni inshuti zanyu n'iki abanyarwanda ndabazi mushaka abantu bameze neza Irene ndaza kumumeza nabi turebe niba muzongera kuba inshuti ze cyane no kumukunda no kumusapotinga buri muntu aba yicaye kuri gasiya ze zose ngewe hano naje hano niryo ndayifatanyishira kuri nuza ndayizunguza abanyita umupede ntabwo nigeze nigira umuntu wa danje mwiza bankunda ukomeze nuko nguko iswawe Irene wibrandinze nk'imarayika bro ndaza kwereka abantu kuri inyamaswa yarabivuze bamwita umusazi nguri umurokore nguri manager w'abarokore mwari murimo murakora neza muhitinga views nango mugikeneye promotion that was very good but umva wakoze mu gituba cy'ingwe wakoze mu gituba cy'ingwe bro yakoze mu days kitinga za 5 days batakwaka yakoze mu giki mu gituba cy'ingwe izindi ukundi koko kwari gufasha imboro y'intare ubwo yakundaga tubane ndumva nyuma yaga ibyo yagukoreye nibikoze biramuha isomeje azaba yabikoze bire wamusabye ngiye ndabyizeye ntabikora natabikora ubwo nawe arabashaka ibintu birebire nashaka bireke hari umuntu arubwo bari kumwigira nashaka byihorere natuza mvomera witushi urekura umuceri ndayo ngiye pira ngewe sinungukaga muri ibi biboro byanyu murabizi simbikuramo amafaranga maze kubabwira ko ngewe ndi umutemyi w'ibiti imibiti niko mbayeho ntabwo murambona ndimo ndashaka amafaranga kuri YouTube I have never icyo nakoze nabahesheje amafaranga aba YouTubers I don't get money from this shit I promote music for free yego bamwe baranyishuye urumva baho bako Kigali bari bamaye amafaranga ko Kigali thank you waranyishuye like ariko nabyo simbifata nk'ibintu bya danger naye ko Kigali ntuzicara ikibaza ko ngo wangira ibintu bya danger you have never given me money that I'm worthy for but thank you I'm not worthy the money you guys have given me but I still thank you so rero niazagire n'umuntu avuga ngo yampaye amafaranga nk'iyi na muntu I know how much I'm worthy then most of the shit I do for free entertainment I don't lose anything ndaceceka ngire gutya nica ari hano nteme ibiti byanye ndyame na social media zanyu nziveho ariko Irene ngusize hanze Irene ndabivamo urabizi Irene that's how you don't think wanze kwibuka ko dumba ibi bintu ntabikuramo amafaranga nshobora no kukubabaza ni brandize nk'umublog ushobora kuvuga ibintu byose Irene n'ubwo bwenge ntabwo wagize ubwenge ntabwo wagize you will sit down and ndakubwira ntabwo bizaba amahoro mushobora kwibaza kubera iki ndimo ndavuga ibi bintu
nuko nongeye nari nakekeze ntabwo nanumvaga ntashaka kubivuga ariko Pazomana araje bikabigaruka. Pazomana turi kuri pano na Pazomana murimo muravuga Pazomana izya bamusanze ubutabera bwo mu Rwanda mwarakoze umuntu bari baravuze ko natumye muri gusohora ama video ari free bamusanze ari umwere ayo ma video ntayo yampaye ntabwo twigeze tuyabona ntabyo yigiza mpa ntabwo nakabaye imbabaye gucya ndimo nigirisha iyo biza kuba byarabaye ntabwo nakabaye narababaye ukunguko nakabaye mvuga ati Imana irakoze yavuye yo reka twicecekere ariko I have to come back for you. Yeah. I told you, she or he that laughs best, my friend. I'm laughing fucking last, Irene. I'm laughing last. Do abantu iyo baruteye ubundi bagasanga yari umwere bo nta tegeko ribahana rihari. Ntabwo wajya muri ibyo. Umva mucamantano yibereye. Next. Bagomba guhanwa none se ujya kurekura umuceri uzambwira nza ngutereke agakamera dukore episode nese nkakoze mfite agasonga bugari ndahita nyina byuzi na subscribe aho ngaho mpita Dusonga bugari twiki. umva cyaze iyo fi nzaba ndi kuyirya buno episode by episode umusaza yabyumvise nta muceri mwana Ukunda gasonga bugari. I can't wait. umusaza yabyumvise nta muceri muzabona Mubireke mujye mubaza Dumba. Ikintu cya mbere ni ugwaranira guteza imbere igihugu. yes nibyo Dumba bavuga Imana igihugu twiteza imbere. Ibindi byose ibyo by'ubusonga bugari amabase ibitebe Goliath nivuze Goliath barahindutse oya nta dutebe byica industry yo mu Rwanda ngo hari udusonga bugari niyo gahunda ibaze nta bugari dukenera ngo turabasahirwa nyine niyibeshye si iminsi 5 se nta minsi 5 ntabwo turabasahirwa ntabwo dukeneye kubona ubugari ni iminsi 5 byanyu musonga ubugari musongere mujye muri Zaire mujye gusonga ubugari mujye muri Zaire 5 days babarira Gomba ndimba ya Respo ibintu ntabwo agasonga bugari niko kajya kugutungaho uzi noneho ibintu filimo muri ibyo bintu waguze intebe waguze idiva ukava ku gasonga naryo rirahaye ariko nshaka agasonga Bushido ibyo bintu twarabyanze umva maniga bush ntabwo nshaka ibintu byo gusonga ubugari niyo mpamvu ibintu byose ndimo ndabiha umwanya ndimo ndamubwira ati maniga bush oya bayitonze Foxman uzi buriya Dumba we ari mu bajene buriya twabashije guhura gutya n'amaso ku maso arabizi neza nta bintu by'uburyarya ntaki nawe kugira buriya duhuza nuko nawe nta buryarya bagira sibyo uzanye wazi umushyira hasi umutega igishishwa cy'umuneke kandi akabongo sose kagenda gute unyereye ku gishishwa cy'umuneke bigenda gute akabongo so kajyaze ako MC ga nawe rero mbona vugurera minute nicyo kintu mbona ushari wowe kandi ubaye iki gishishwa cy'umuneke tega kajibwami nyine nose kajibwami maziki gishwa cy'umuneke hasi ngo po bongo cyo po akantu kambabarira ngo ni indirimbo yerenze iporo kanyuze ugira ubyemere buri umuneke wa kamaseri umuhereze karabamasenge yabaye iminsi ine kuko umuhereze umuneke seka ibintu byagiye mu buryo imizi 5 irahagije aje wamaye manigani guys igiye twiganirire tugaruke mucamante barumva bamuha amasaha nakuzi neza uri mu bantu twabashije duhura ndi kumwe na team yanjye abasirikare banjye nizereramo Kenya Trap Music bro uburyo twahuye cyakora sureba uri mu bantu abantu bundi tumaje guhura bakora iziboro nk'iziboro zawe man ariko nanone bafite umutima badatekereza ibintu byinshi batarya imboga badashaka guca hirya no hino bro uri mu bantu ba mbere twabanje guhura undi muntu wa kabiri twahuye n'uwo bita Gasuku
bro njyewe sinkubeshye njyewe ndi umwami wa Kenya Trap sindya imboga sindya amashaza sindya n'inyama muri make ni imizi y'ibiti uzi ubwenge ari kuhita yumva ikintu ugiye nirira uzi ubwenge yahise abyumva babala nyabyumvise ntago njya ku ruhande Dumba winsekera alo Dumba rero wewe nk'ukuntu njyewe twahuye uburyo ki twahuyemo n'uburyo ki wabashe kutwigaragariza na vibe n'agatime gatoya twabashe kugirana uburyo ki vibe yari iri hejuru sinkubeshye wahise unyereka yuko nta muntu warira shikarete n'uwakugura bombo ntiwayihekenya maximum respect. uri kumva papa wanjye ibyo iboro biva urakomeza support urayitanga sasa ni ikintu mba nibaza kimwe cy'amatsiko ari nacyo ngiye kintera urujijo abanyarwanda tumeze gute umuntu ushaka gusapotinga ibintu muri rusange turamwanga tugakunda umuntu ushaka gusapotinga ikintu cy'umuntu umwe kuko ngo bamukubise systeme bitatamira ijyekane pfu urakizi pfumbatizwa uhita ukomeza wamonye Chris welcome my G welcome bro wikanura maso we MC good girl nuzana ibyo iboro byo ubaye zunco tuza gato uri kumva daddy ndeka nkubwiza ukuri bro man uri mu bajingiye twahuye nkata mbona yuko na lifestyle ubayemo man nta muntu warira imboga kandi kuko nibyo man nta muntu bro ahantu sigeze iterambere ahantu rigeze visit Rwanda iri kujya muri za NBA iri kujya hehe na hehe uri kubyumva Arsenal ubu ngubu turarangizanya nayo ariko ubu turi kujya muri za NBA Amerika turayifite za football Amerika zo muri Amerika turazifite iryo terambere tugotwe kujyana naryo tugume muri ibi bintu ngo turaziranye mana yese nijo ndacecetse reka nongere mvuge Goliath wahindutse bagushyize mu ndege ariko man uzikiru bro njye sinakubeshye bro hari abantu njye no bushi binari kuvuga n'ibyo ariko nkahita mbona man bro njye ntago ari ibintu byo kuvuga cyangwa ngo ibiki n'ibikingo hano ngo ndi kubatera strakari bro uyu muswera ngo ni Dumba njye twarahuye amaso imbona nkubone tunamwinjiriraho Dumba niba ubyibuka twarakwinjiraho mu igikondo uri kubyumva ndacecetse ego reka nkomeze oya ntacyo komeza wowe komeza yo bita dodani tujye dushamo uri kuvuga ukuri igisigo uri komeza ahubwo naho twashakaga Dumba wowe urabyibuka duhura mwana wa mama tugusanga home bro njye n'ubwa mbere nari nkubonye ariko nanone mbere yuko nkubona man nari nzi ko jewe si ukuntu nimereye karakteri zanjye umuji ngo umuji ushobora kuba ya supportinga kuri industry yo mu Rwanda ariko tutarabasha kuvugana shamba ngira ngo bamugiye mu matwi avuga ati ariko bureze Kenya Trap nayazi ariko uburyo twahuye bro uburyo mana yesemusha uburyo twahuyemo ikigiye bazubwiye ute sabanas uburyo twahuyemo papa weho uburyo twahuyemo uburyo watwigaragarije bro sinakubeshye mana ari ukuntu uhura n'umuntu mugahura akahita amera nkaho yari afite inyota yo kukubona mana man ibyo kuvuga ngo nari nkuzinga ngo naribi kuko man njya guhura na Dumba twahuye n'umuntu ari umusuperstar ako kasoki nawe ugira idawo ugira igipfumukazi gifite ibere rimwe n'ijisho rimwe ndakurari ati gute Dumba twagiye guhura mana ari umusuperstar njye Dumba namumenya ari umusuperstar muri za Tanzania na za Kenya ugase uyu muji wo mu Rwanda umuji wa inshuti yanjye magara umu-artist ukomeye bita Amalon niwe wandabo yarambwiye ati umuji bamwita Dumba no mu Rwanda nambwiye ko mana umuji njyewe ntagabaho bro icyo gihe wakoraga amapublicité y'indirimbo cyane za TZ za Kenya ariko bro indirimbo koze takaswera binyuma kandi mwasa
kankola watuma mvuga iki South Africa ikizulu kankola inalila ariko reka nkubwize ukuri mwana wa mama Shabra jewe umuntu ushobora kuhumereza support akama support atari uko ngo duhuye cyangwa ngo ari uko yamenye sanje hema ndi inyuma yiwe ku rwego rutabaho kurusha wa muntu wamenye ari uko ngo hari undi muntu ufashe ukuboko akambwira ati ngwino winjira ngaha hari abandi bantu bashobora kukubona bakagukunda kabisa. uzi ubwenge ntabwo mwebwe mwahita mubyumva uzi ubwenge ari kubyumva ariko bro manega ntuzigere ugotwa man ntuzigere ugotwa bro inzira yawe ni yawe man ni wewe uzi uburyo ki waba Dumba nta muntu uzi uburyo ki yakugira Dumba ahubwo wowe ugomba kuba Dumba bro. Let's call it game. Maniga Bush. Izi bazita ngo iki si Maniga Bush. izi ni iki se Manega maniga ubu nabya maniga Ne salute girl. Papa Bush Maniga Bush. Ariko ni sawa lahe. Dumba uyu jewe ntabwo ndi gukoresha iminota myinshi ni iminota nk'itatu cyangwa ine. Tamani ngiye Kapitu ndakwinginze ndeba unkunda. uyu muraro Dumba gushima Imana reka Faxman twumve ibyo avuga. bro Dumba Jewe ndakoresha ntabwo ndi gukoresha iminota myinshi manje ndakoresha ari mu barara twamwenge bakancinura bro Maniga Bush turimo nabya Maniga Bush ubu ni Maniga Dumba kankunda Maniga Dumba tugiye kumva faxi ariko nanjye mu ndebe mu nkunda ushaka gukira ku gacumi ku gacumi niho Bushe aruhukira gagaswinjara Jesus nuwo muri Israel mugiye kuri gitanu twute twagiye bano ngo wihanganye gatoya mu gutuma tutaganira. Dumba ni umugeze ku 10 hanyuma dukomeze nawe. ikintu nakubwira mwana wa mama bro nazagira umuntu uguca intege icyo ushaka ni wowe ugishaka ubwo shaka ubwoko Bushari mumugeze ku 10 dukomeze. nkunda kuvuga amagambo nkayavuga mu migani yanjye ya Kenya Trap ariko abantu ntago babasha kuyatahura direct bayatahura nuko habaye ibibazo. Papa Dumba icyo ushaka nicyo ushaka kuko shaka ari ubwoko bw'ifi ibihumbi 10 babikugezeho hanyuma ariko ubu bamwita ndetse niba mwita Chris none se ndamuroza Thank you Chris. ngo thank you Chris none ugiye kumunshimirira Okay mushimire nawe. je kugureza uturabo dutandatu uhita umushimira Nta kibazo. Okay uturabo dutandatu uhita umushimira none se n'uyu mayi mugati nawe mwereza uturabo tubiri umushimira Faxman igitekerezo bugitsimbye ntaho kijya ndaguhita nawe igitekerezo bugitsimbye uturabo ntaho dutandatu shimira boss wanjye Ndamushimira Chris. vuga izina ryiwe ryose rirambuye Thank you Chris. Chris ndetse Chris ngoye Selemani ninajya kugute Selemani Asumani Kapucho Gapiju nkura kuri izo desa. Dumba mwana wa mama reka ngubwi Dumba mwana wa mama reka ngubwi Gapiju, thank you so much. Gapiju tujye mu gihumbi wallahi. Aisha kuri video. Shira musida muri big screen. Jumenye ubwenge. Shira Maniga Bush muri big screen. Reka nana zakaji bwami reka nana bakali wali. Kaliwali? Ako Dumba mbabona wari bagiye password. Sawa. Mbabona wari bagiye password. dore inzu ya Bushari imeze nk'iyanjye inzu yawe imeze ubutamamarijemo Gapiju tuba tubikora. Gapiju tuba tubikora. ngo dore ameze nk'ahanjye kamakwereke musi nawe ni dani ugomba guca imbeba amapusi gemba muri mize sheri gemba muri mize ubundi ni wowe wanjye utubeba nkatungaye ntabwo watunga utubeba
imbeba ipusi inzoka zinshira jemba muri mize byose bibera jemba muri mize wowe ina relax ariko ugiye hirya ya wireless tayari akiza tayari abisapfa urasaze Goliath turabaneje subira inyuma bushe subira inyuma banyarwanda akazi si yagiye y'urutunzi imbere Faxman itangira kuvuga vuba vuba fax ubushari yigize vuba nasabiriza uri kuvuga Dumba ntago ndi kuvuga ibintu byinshi nagukurikiranye nagukurikiranye wamukurikiranye gute ufite abafollowers 30 Maniga Bush Dumba nukamubesha bro Dumba ariko waramukurikira ariko menya ariko nagura mubona amaso ku maso vis-a-vis ugiye ngo kumusemurira ngo buryo kinga ari umwana mwiza utamuzi ndagaza cyaze bano bantu baza akazi ariko Dumba nicyo kimubwira Dumba cyakiri ushaka kugira ikintu umuvugaho cyakiri bakita ngo nasanze kukuvugaho wirya sha Maniga Bush Dumba bakungiranye ndi ariko mucona urabyemeye ko nta gift ndi gusaba nta gift nshaka je nta gift nshaka je naje kuganiriza umuvandimwe wanjye Dumba nta gift ashaka bwira abanyarwanda bari kuzohereza nta gift ashaka iyo kanuni nabikora no shaka n'ubwoko bw'ifi iyo kanuni manura n'intare shaka zifiyo yayemera amwita Maniga Bush ubategereje gatoya Faxman atangire kuvuga oya reka myutinga oya vuga ariko ntabwo bishaka avuga yamutiza gatoya fax tubwire gatoya tubwire reka gushaka protocol kare twagiye gusura Jihad mpura na Pazoman duhurirayo turaganira ariko tuganira kuri Dumba ikiza nuko turi kuvuga kuri Dumba na Pazoman ahari ni byiza tujye dushimira umuntu ibintu yakoze akiriho ego Pazoma twaganiriye kuri Dumba cyane Dumba ni umuntu wa danje ku rwego none se Dumba uramuvuga kangahe Dumba uramuvuga uramuzi kibayishizemo reka uramuzi firaje Dumba reka nkubwize ukuri mwana wa mama uri mukuru wanjye urabizi support wa mayi urayizi support wa Kinya Trap urayizi reka nkubwize ukuri nkurayirire kuri channel yawe ubu tuvugana ngiye kuza mu bihugu by'iwanyu ariko ninze mu bihugu by'iwanyu ngenda ndashaka kwitangira kwirobera amasamaki mu nyanja ukajya uyikuriramo zashaka none se nawe gusaba Bush none nzava kwa Dumba